twongeye kubasuhuza, twongeye no gushimira Imana iduhaye kuba tugihumeka kugira ngo tubashe kuganira namwe inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Ngewe rero muri kubona ubavugisha ni Eugenie, ntabwo ari ubwa mbere ngaragaye kuri iyi kamera. Amazina yanjye ni Eugenie Ndabavunnye, nkaba nanjye naramenye ibyabereye ku musaraba, ndabyizera bimpesha kuba umukiranutsi. Ndi kumwe rero n'umuvandimwe muri Kristo, nawe turamwishimiye, turamwakiriye, tumuhaye ikaze kugira ngo abibwire. Nawe afite byinshi afite kubagezaho byerekeranye n'ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe. Amena. Murakoze. Amazina yanjye ni uwo gusenga Rehema. Nshimishijwe no kunyura kuri iyi channel y'Ijuru Ntirikorerwa. Nshimishijwe no kunyuraho ndimo mpamya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana yatugiriye kugira ngo buduheshe kuba twaremewe n'Imana. Yego. Imana ihimbazwe. Amen, amen. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku ijambo rivuga ngo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iryo ni ijambo rikoreshwa kenshi mu bitambo bya misa, abantu batura igitambo cya misa, mu nsengero, abavugabutumwa, abantu bitwa abavugabutumwa bakunda kurikoresha. Yego. Ariko iyo ugenzuye usanga n'ubundi uwavuze iryo jambo akivuga ko akiri umunyabyaha. Yego. Rero twagize ngo tuganire iryo jambo, turebe ukuntu ntama w'Imana yakuyeho ibyaha by'abari mu isi. Uyu munsi wowe udukurikiye, ahari wagira amahirwe ukamenya ukuntu ntama w'Imana yagukuyeho ibyaha. Amen. Natwe niko byatugendekeye. Twabayeho mu isi twumva dufite ibyaha, ariko nuko twari tutaramenya amakuru y'icyo ntama w'Imana yakoze. Yego. Ayo magambo rero turayasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yego. Igice cya mbere umurongo wa 29. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Aravuga ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Bukeye bwaho abona Yesu azahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. 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 Dushimiye Imana cyane. Yego. Ko twamenye amakuru y'icyo ntama w'Imana yakoze. Yego. Kuri Imana ibihimbarizwe muvandimwe. Iri jambo ni ryiza ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Muvandi aho ngaho ndahumva ikintu gikomeye cyane. Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva ko kuvuga hari ukuntu nyine abantu bajya bikora icyo twabwira wenda abantu badukurikiye. Hari ukuntu abantu bajya bikora ugasanga nk'umuntu ari kwikora ngo ibyaha biramva hari uko wenda nagiye kubyihana, biramva hari uko nabivuze, biramva hari uko wenda niyirije ubusa, biramva hari uko naraye ubutayu nagiye mu buvumo. Ariko hano ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo nguyu ngo mwana ngo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo kandi ntama w'Imana yarabonetse ni Yesu Kristo. Yego. Ni ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntago kubati ari amazi yakuraho ibyaha, ntago kuvuga ibyaha, mbese kuvuga Mana mbabarira ntago byakuraho icyaha, ntago byakuraho ibyaha. Urumva aya magambo urebye hejuru n'abafarisayo bari kubaza Yohana. Bamubaza batese Yohana nyine niwe waje abanziriza Kristo, no bakamubaza batese urindi. Yohana ngo ahita aberurira aravuga ati ntago ndi Kristo Yesu.
barabaza se uri Eliya arababwira ati ntabwo ndi we yego bati se none urindi arabamuhanuzi ati ntabwo uri wa muhanuzi ati ntabwo ndi we ubwo bavugaga Eliya yego ariko ahita ababwira uwo ari we aravuga ati ngewe ndi ijwi ry'urangururira mu butayu mbabwira ngo mutegure inzira za Nyagasani ariko amaze kubibwira ngo bukeye bwaho noneho Yesu aza aho Yohana yari ari n'abigishwa be ubwo n'abafarisayo bari bahari niko kubasobanurira rero aravuga ati dore noneho nguyu ntama w'Imana dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi urumva Yohana mbese babimubazaga kuko hari ibyo Yohana yakoraga ariko nyamara we yari arimo asobanura Farisayo ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi none rero muvandimwe kuri iki gihe rwose turabibona abantu bahamye muri icyo gihirahiro cyo kuvuga ngo hari abantu hari aho bagomba kwerekeza bashobora kubasengera ibyaha bikabavaho urumva umuntu mu by'ukuri afite umutwaro w'ibyaha nibyo koko ariko twagira ngo tukubwire inkuru nziza nibyo koko wiyumva nk'umunyabyaha kandi koko uri we ariko n'inkomoko y'icyaha nayo irasobanutse no mu biganiro byacu byagiye binyura kuri iyi cano hariho byinshi wagiye wumva cyangwa niba utaranabyumva ugenda ureba hari aho twagiye dusobanura neza aho umuntu yabereye umunyabyaha inkomoko y'icyaha inkomoko y'icyaha nta handi nyine ni muri Adamu niyo muntu wa mbere Imana yaremye imuturemeramo twese akora icyaha tumurimo arahumana natwe ubwo twese tuba turahumanye umuntu wese rero avuka ahumanye umuntu wese avuka ahumanye be kugutuburira ngo bakubeshye ngo wenda hari undi muntu utari Yesu wagufasha kandi nayo muhuje ikibazo twese twagize ikibazo igihe kimwe turandura twese umuntu wese wabyawe kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore afite ikibazo cy'ibyaha umutwaro w'ibyaha arawikoreye ariko noneho harimo abantu bamenye noneho icyo ntama w'Imana yakoze bo bararuhuka hari ukuntu abantu bajya indirimbo ngo yadutuye imitwaro ngo yaduhetamishaga ngo none umuntu akabiririmba n'ubundi umutwaro w'ibyaha ukimuriho ikibazo kandi bagatekereza ngo ni ibi bitugu ubundi umutwaro w'ibyaha uba mu mutima w'umuntu ni nayo mpamvu Imana igiye kudukiza n'ubundi yadukijije mu mutima ariko no mu butayu iyo ndirimbo barayiririmba ukabona umuntu ari mu butayu ariko ngewe nibaza ko umugani iyo Mana ariko iriya Mana ni mbi nibaza iyo Mana umuntu ajya gusenga akagenda akaririmba ngo yamutuye imitwaro yamuhetamishaga ubwo kandi ari nko mu kantu ari kwiseseka ese ameza atya n'ubundi arahetamye unamurebye inyuma wahita ubona ko ahetamye arimo ariseseka yiseseka kandi ngo yamutuye imitwaro ni ukubeshya ni igipindi ariko pe amakuru meza ahari nuko ntama w'Imana yarabonetse erega no kuva kera muvandimwe Rehema uzi ko bura no mu isezerano rya mbere kugira ngo umuntu akurweho ibyaha nibyo koko yasangaga umutambyi ariko washyizweho mu buryo Imana yari yaragennye ni uburyo Imana yari yaragennye ntabwo byatorwaga n'umuntu nk'uko ab'iki gihe babikora oya b'iki gihe bumva umuntu wabaga umutambyi yagomba kuba ari umwisirayeli Isirayeli ni umuntu witwaga Yakobo ariko Imana imwita Isirayeli imaze kumwita Isirayeli abyara abana 12 muri urwo rubyaro rwiwe rero niho Imana yari yaravuze ati noneho kuwitwa Lewi nawe wabyaye Aroni aho ngaho niho hazajya hava abatambyi Imana akaba ariyo yagize iki yari yarabyishyuye niyo yari yarabivuze noneho ugasanga umuntu si n'umwisirayeli wenda urugero umunyarwanda umuntu ni umunyarwanda agahita avuga ngo agiye kuba umutambyi w'umuntu nabyo nyine ntabwo ari byo ntibakongere kugutuburira ntibakongere kukubeshya ibyo ni ikinyoma gikomeye kuko ntago umunyabyaha nkaho azagukuraho ibyaha ntago bishoboka cyane n'ukuri muvandimwe ndakomeje kukumva twari turi kuvuga ko rero mu isezerano rya kera habagaho abatambyi ariko umutambyi akaba yaravutse mu muryango wa Isirayeli akaba akomoka kwa Lewi
Imana ikaba yaragaragaje ibimenyetso by'uko ari we mutambyi wemewe muri icyo gihe. Yego. Uwo mutambyi nawe kugira ngo ajye gutamba ibyaha bya rubanda yarabanzaga akitambirira ibyaha bye kuko nawe yabaga ari umunyabyaha. Nawe yabaga ari umunyabyaha. Ariko urumva ngiye baho ndabyumva cyane. Urumva icyo kintu uburyo Imana yari yarabitegetsemo nta naho bihuriye n'ibyo abiki gihe. Yagombaga kubanza nawe akitambira igitambo. Ego. Nta nawe yari umunyabyaha. Wa munga ngiye aho mbyumvishe neza. None umuntu w'iki gihe warikora akabivuga yewe akanabivuga nta n'igitambo gihari. Akavuga ngo Imana imbabarire kubeshya, ngo Imana imbabarire kwibaza ku byayo, ngo Imana imbabarire ngo gusuhuza umutima, ngo Imana uziko no kwica akabivuga gusa. Kandi ibyo nta nubwo mu buzima twabonyemo no muri ibyo bitabo byose dusoma naho byigeze bigaragara ko umuntu yigeze ababarirwa biturutse kuko ku magambo yavuze. Ntabwo amagambo yakuraho icyaha naho cyaba gito naho cyaba kimwe. Ahubwo urebye mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 9 ku murongo wa 22 havuga ko ngo amaraso atavuye hadashoboka kubaho kubabarirwa ibyaha. Urumva rero twari tukivuga umutambyi ariko wo mu isezerano rya kera naryo ryaje gukurwaho. Haje kuboneka ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Kera habagaho abatambyi. Yego. Akaba nyine yanyuze muri iyo nzira twari turi kuvuga ko ari Umwisirayeli umurewi yaratoranijwe n'Imana. Ariko akabanza akitambirira ibyaha bye, agatanga igitambo gikuraho ibyaha bye. Ubwo noneho akaba arejejwe mu buryo babikoraga muri icyo gihe, akaba yemerewe noneho kujya gutamba ibitambo bya rubanda, gutanga ibitambo by'abandi kugira ngo nabo bezwe n'ibyo bitambo. Urumva ko nabyo ntabwo byaturukaga ku munwa gusa. Nawe ubwe ntabwo byaturukaga ku munwa gusa. Hagombaga kuza bo nyine uburyo babikoraga. Imana yari yarashyizeho uburyo bagomba kubikoramo kugira ngo amaraso atavuye ntihaba kubabarirwa ibyaha. Urumva rero igitambo cyagombaga kumeneka kugira ngo uwo mutambyi ibyaha bibe bivuyeho, atari uko yananiwe kubivuga, ahubwo iyo niyo nzira Imana yari yatenyije kugira ngo ajye gutambira n'abandi bitambo kugira ngo nabo bakurweho ibyaha, atari inzira yo kuvuga ngo barabivuga aho amaraso. Nanone Bibiliya igaragaza ko amaraso burya ngo agirwa impongano n'ubugingo buyarimo. Icyatumaga hagomba kumeneka amaraso, hagombaga kumeneka amaraso bari gushakamo bwa bugingo buza guhongerera bwa bugingo bwakoze icyaha. Kuko ubugingo bwakoze icyaha nyine buba bugomba gupfa. Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ntabwo yakwivuguruza. Ubugingo bwagombaga gupfa. Noneho rero hakaboneka igitambo. Nanone kugira ngo igitambo kiboneke hari amategeko asobanura igitambo ukuntu kigomba kuba kimeze, kizira inenge, cyatuye inzara kikaba kinuza. Byabaga ari byinshi usomye muri biriya bitabo by'amategeko ya Mose. Byari ibintu bisobanutse bikorwa nk'uko Imana yababwiye. Noneho kandi binakomeye muvandimwe, utajya ngo byari binoroshye. Ntabwo ari ibintu umuntu yakwisukira. Noneho kandi nabwo wumve ni ibintu byakorwaga icyo gihe, Imana igatwikira ibyaha mu gihe cy'umwaka umwe. Kubera iki? Kubera ko bwa bugingo bwa rya tungo ryatambwe ryabaga rimaze umwaka umwe. Iyo nayo yari kondisiyo. Ryabaga rimaze umwaka umwe. Byagomba kuba rimaze umwaka umwe, noneho rizira inenge, rifite amaraso aza kumeneka agahongerera ubugingo bwari bwakoze ibyaha. Ndabyumva cyane. Noneho Imana igatwikira ibyaha by'Abisirayeli mu gihe cy'umwaka. Umwaka washira bakongera bakajya gutamba n'ubundi cya gitambo. Buri mwaka barabikoraga. Buri mwaka. Yego, kugira ngo habeho kubabarirwa ibyaha. Noneho kandi urumva ni naho ijambo n'ubundi ry'Imana mu Baheburayo rivuga ko ibyo bintu byo gutamba gutyo ubutambyi ngo bwarahindutse. Muvandika tuhasome. Abaheburayo 15. Haravuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha,
mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri, aho niho wari ugeze kugira ngo tubyumve neza uburyo nyine ibyo bintu byose byakorwaga icyo gihe byanakuweho. Urakoze cyane muvandimwe. Ubundi urebye mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 9 basobanura neza ukuntu ubutangi bwagendaga, turaza kuhasoma. Yego. Noneho yatamba cya gitambo, Imana yabona amaraso. Twigeze kuvuga ko amaraso atavuye hadashoboka kubabarirwa ibyaha. Imana yabona amaraso ikababarira ibyaha, igatwikira ibyaha byabo mu gihe kingana n'umwaka umwe, kuko n'ubundi igitambo kitagira intenge. Kuko n'ubundi impongano yatanzwe yari ifite ubugingo bwujuje umwaka umwe. Niyo mpamvu rero twari dukeneye noneho indi ntama, ariko ifite ubugingo bw'iteka ryose, itamaze umwaka umwe, y'iteka ryose. Niyo mpamvu Imana yakuyeho ibyo bintu bya mbere, ihita ikora ibya kabiri, ariko iranabikomeza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi kugira ngo umuntu akurweho icyaha naho cyaba kimwe, bisaba ngo yemeranywe n'iby'Imana yavuze. Ariko noneho nk'uko twasomye muri Yohana, ntago ntama w'Imana yakuyeho icyaha kimwe, ahubwo yakuyeho ibyaha by'abari mu isi. Nta kimwe yigeze asigaza ngo atoranyemo ngo avuge ngo ibi bikomeye, ngo ibitoya, ngo inyongoza bugingo, ngo ibya rutura. Hoya, icyaha ni icyaha, ndetse nta n'ubwo icyaha cyakwegerana n'Imana. Ariko umuhuza nyine w'abantu n'Imana ni Yesu, niwe wikoreye ibyaha byacu, yemera. Noneho rero Yesu ukuntu yahindutse ntama w'Imana. Urumva Yesu yaje ari nawe uje kuba umutambyi. Ariko Yesu burya ni nawe gitambo. Uwo Yohana yari yarahanuye ngo dore nakuho Yohana yari ari kubereka. Uwo ni uri kuvuga n'uwo yaje ari umutambyi, ariko aza ari nawe gitambo. Ubwo no kuvuga ngo yasezereye ba batambyi bo mu isezerano rya kera. Kuvuga ngo yaba mu Isirayeli, yaba ariko n'undi wo mu kindi gihugu, abitwaga abanyamahanga, buri wese yezwa n'igitambo cya Yesu Kristo. Ubu noneho niwe ntama w'Imana wenyine wemewe gukuraho ibyaha by'umuntu uwo ari we wese. Icyo gihe nyine hezwaga Abisirayeli banejejwe n'umutambyi washyizweho n'Imana, ariko Imana ibikuraho ishyiraho noneho umutambyi w'iteka ryose. Icyatumye Yesu aba umutambyi mu buryo bw'iteka ryose ni uko we noneho yaje afite ubugingo bw'iteka ryose. Amen. We yaje afite ubugingo bw'iteka ryose. Ntago ari nka kwa kundi uko batambaga ibitambo buri mwaka, uko babikoraga nyine uko amategeko yari yarabigennye. Ubwo Yesu amaze kuza ngo yakuyeho ibya mbere ngo akomeze ibya kabiri, noneho amaze kuza nibwo yayisaba igitambo gishimwa n'Imana, kandi aba umutambyi. Babatambyi baba barasezerewe, babatambyi baba bavuyeho. Ari mpamvu Yohana yavugaga ngo nguyu ntama w'Imana ukura. Urumva Yesu we yabikuyeho. Ubundi mu Baheburayo mu gice cya 9 haravuga ngo umutambyi ngo ahora iteka atamba ibitambo bidahinduka, ariko ngo bitanabasha gukuraho ibyaha abo bantu babitamba n'ababitambirwa. Ariko noneho ngo Yesu aje atamba igitambo kimwe rukumbi, kandi gikuraho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose. Nari ngiye kuvuga nti ubundi kubera iki noneho Yesu byakunze agakuraho ibyaha kandi mu buryo bw'iteka ryose. N'ubundi urebye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza, havuga ko ngo jambo yariho, yahozeho, yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ahandi ijambo rikavuga ko ngo niwe tangiriro akaba n'iherezo, niwe Alufa akaba na Omega. Yaraje, ni Imana yigize umuntu binyuze mu mwari Mariya. Ububasha bw'isumba byose, Umwuka Wera yaje muri Mariya.
ububasha bw'isumba byose buramukingiriza. Yego. Havuka uwera. Yego. Uwera baravutse, haba havutse Imana, ariko Imana yambaye umubiri, Imana izabaho iteka ryose. Yego. Noneho Imana yambara umubiri kugira ngo binakunde imene amaraso, noneho ayo maraso aba impongano y'ibyaha by'abari mu isi bose. Nubwo buryo Yesu yahindutsemo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Tubona ko yabayeho mu isi nta cyaha yigeze akora, ntabwo yigeze anagitekereza, ntabwo yigeze amenya icyaha. Ibyamuranze ni ugukiranuka gusa. Kandi mbere y'uko yitamba yabanje no kutubonera ubutungane. Burya ya myaka yose Yesu yakiranutsemo, mbese gutungana kose Imana yashakaga mu muntu kwabonekeye muri Kristo. Ariko yaragukoze kuko ngo ntago yigeze akora icyaha, ngo nubwo yageragejwe mu buryo bwose bushoboka, ariko ngo nta cyaha kigeze kimubonekaho. Ntacyo yabaye uwera, kuko n'ubundi yari uwera, ahubwo aba uwera wambaye umubiri kugira ngo acungure abature abambaye n'ubundi imibiri. Rero we yari Imana ariko yambaye umubiri. Agiye no kwitamba, mu maraso ye hari harimo ubugingo bw'iteka ryose. Nubwo buryo Yesu yahindutse igitambo gihongerera ibyaha byacu n'ubundi mu buryo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu iyo umuntu amwizeye ahabwa ubugingo buhoraho iteka ryose, nk'uko n'ubuharwa akanya gato ubundi akabwabo. Nk'uko n'ubundi muri cya gihe iyo umuntu yemeraga icyo gitambo cyatambwe yarokoraga ubugingo bwe mu gihe cy'umwaka. Noneho Yesu rero abonetse atubera umutambyi, aduhindukira igitambo cy'iteka ryose, kirimo impongano y'igihe cy'iteka ryose. Umuntu rero niyo mpamvu cyagiye muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 16, umurongo abantu benshi cyane bazi. Uriya murongo twarawuririmbye cyane, abantu bahuzi mu mutwe. N'umwana ukivuka utangiye kwiga rwose icyo kintu batangira kukimwigisha. Barabimwigisha. Yakunze bari mwisi cyane. Ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ubugingo buhoraho. Uwo murongo ariko ni mwiza disi. Ni mwiza ku bantu nyine bamaze kumenya ibyawo. Twanifuriza umuntu wirirwa wuririmba ko Imana yawe umuhishurije. Imana yaradukunze twege turi abanyabyaha. Bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu namwizera ntarimbuke, ahubwo ahabwe ubugingo. Mwumve inkomoko y'ubwo bugingo. Ntabwo Imana yapfuye gupapira, yemeye gutanga ubugingo bw'umwana wayo. Burameneka, bwaramenetse kugira ngo noneho buhongerere ubugingo bwacu, tubone ubugingo bw'iteka ryose. Urumva nyine aho ngaho ubwo bugingo nk'uko wabivuze, ubwo bugingo nk'uko wabivuze nyine biriya bitambo byabaga bifite ngo ntago nabyo byabaga bifite inenge. Imana rero ibaze gukora ikintu gikomeye cyo gushaka cyo gufata umwana wayo, ariko uri kumva ako gaciro gakomeye cyane. Ifata umwana wayo, ihongera ubugingo bwe kugira ngo butweze iteka ryose. Ntago noneho ikintu kinshimisha nuko ntago yigeze avuga ngo buzajya bubeza ngo uyu mwaka umwe cyangwa 2, 3. Oya, ngo umuntu abone ubugingo mu kanya ngo yongera butakaze. Nukuri nuko kera byari bimeze, buri mwaka ariko yabikoze rimwe gusa biba birahagije iteka ryose. Ubwo bugingo bivuze ngo niyo bugukuyeho iyo umaze kubyemera nyine kubwo bugingo bw'umwana w'Imana bugukuraho icyaha, bivuze ngo ububaye umwana w'Imana by'iteka ryose. Ububaye mbese ububaye naho uwiteka ryose. Ntabwo wongera kuvuga ngo urabwakwa, ntabwo wongera kuvuga ngo igihe kizagera ngo babigukureho. Oya, ahubwo ububaye umwana w'Imana by'iteka ryose, kuko ubwo bugingo n'ubundi Imana Bibiliya iravuga ngo yabikoze rimwe ngo biba birahagije iteka ryose. Mu gitabo cy'Abaheburayo n'ubundi igice cya 10 umurongo wa 10 ngo yabikoze rimwe ngo biba bihagije iteka ryose. Ubwo rero ni iteka ryose
bavandimwe ntago Imana izongera kuvuga ngo irababarira uyu munsi ngejo woya byararangiye yabikoze rimwe kugira ngo saha ngiyi umuntu dukurikiye nabyumva abimenye ko yabikoze rimwe biba birahagije iteka ryose kugira ngo umuntu akurweho urubanza rw'ibyaha. Yego abantu nibave mu rujijo abantu bave mu gihirahiro kuko bwira ngo ngwino ngo ngusengere ngo ibyaha bikuveho waba uri mu cyumba cy'amasengesho ukumva ugize agahenge wasohoka ukumva wongeye kugira urubanza rwo kurimbuka ntago ubwo ari ubugingo. Muri Yohana wa mbere igice cya kane haravuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Noneho ubwo bugingo niba bwari umucyo w'abantu bivuze ngo n'ubundi ubwo bugingo butaraza abantu nta mucyo bari bafite, ahubwo hanavuga ukuntu ngo umucyo waje ariko abantu bakikundira uwo mucyo ngo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya. Yego ubwo ni ukuvuga ngo twari twibereye mu mwijima twakoze ibyaha tutabikora. Himbazwe ko uwo mucyo waje uvira umwijima umwijima ari bo twebwe nyine twari umwijima irangije iraza nyine kubabimenye iduhindukira umucyo tuba turi mu mucyo ntabwo tukiri mu mwijima. Nacyo twari turi kubwira abantu ngo nibave mu mwijima n'ukuri umucyo waratambye kuko ntabwo wambwira ukuntu umuntu afite umucyo aho arabona mu kanya afite umutima umubwira ngo dore bimeze gutya ngo dore uragikoze ngo yengogera hariya ngo dore uvuye kukihana ngo ngaho byacitse byabye ugaharona uwo mwijima kandi nyamara umucyo warabonetse umucyo Imana yarawutanze n'ukuri abantu nibawumve nibawumenye be kugundira umwijima n'ubundi nta cyiza cy'umwijima. Mu mwijima umuntu arasitara ariko mu mucyo umuntu agenda habona, mu mucyo umuntu agenda neza rwose akagenda nta nicyo yikanga burya cyane burya n'inyamaswa zigenda nijoro ntago ku mucyo zigenda. Niyo mpamvu mu mwijima Yesu niwe bugingo bwacu. Umuntu akavuga ngo yizeye Yesu ariko wamaze se urumva ufite ubugingo buhoraho ati nanone byaterwa nuko niriwe ngo byaterwa nuko niriwe ubwo se uwo ni Yesu cyangwa ukamubaza ngo se urumva ubu wajya mu ijuru ati oya ati Bizimana ati ntukigereranye wa muntu we Bizimana ntabwo ibyo bintu kandi ngo yizera Yesu kandi akavuga ngo yizera Yesu ariko icyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma iyo umuntu yizeye Yesu bisobanuye ngo yizeye ubugingo. Amena. Kwizera Yesu bisobanuye ngo ufite ubugingo buhoraho. Kwirirwa uririmba ngo niwe bugingo bwanjye kandi umuntu yakwaza se koko ufite ubugingo ngo byaterwa nuko niriwe hoya habonetse ntama aduhesha ubugingo bidaturutse ngo twiriwe dute cyangwa twaraye dute twaramutse dute cyane akanaririmba ngo yanyishyuriye ngo ya myenda yose ngo yambabariye ibyaha atuma nerade kandi mu kandi kanya akabari mu nguni ari muri ibi Imana mbabarira ubwo n'ubuzima. Erega hariho n'abantu bongera kumwishyuza hari abantu nabo bigize ngo abantu bishyuriza Imana niba ari abajandere kuvroma b'Imana simbizi bavuga Imana mwayiriye ibyayo Imana iri kubareba nabi Imana bakagukangisha Imana ariko pe umuntu uduteze amatwi ntibazongere kugukangisha Imana ngo wemere. Ubu ngubu Imana kuwizera ko Yesu yamukuyeho ibyaha Imana ihita ikubera data. Imana ihita ikubera so. Nta muntu rero wagukangisha papa nta muntu wamugukangisha ntabwo bibaho ahubwo ikibazo ugize wirukankira papa. Mumenye rero ko Yesu yaduhuje n'Imana duhinduka abana b'Imana ntibazongere kugukangisha Imana ahubwo menya ngo ku bwa Yesu wegeranye n'Imana. Imana iragukunda irakwakira neza igutegeye amatwi ntabwo izakurimbura ihora ikureba ngo irebe ko nta kibazo wagize. Humura uba amahoro habonetse ntama w'Imana adukuraho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose. Abantu rwose bishime banezerwe bamenye yuko Imana yatanze umunezero ahubwo rwose umuntu wakabyumvisha bamenye ko Imana yatanze umunezero kandi umunezero w'iteka ryose. Ubu turimo turavuga iby'ubwo buntu bw'Imana ari nayo nzira Imana yanyuzemo yo gukiza umuntu. Inzira ni imwe dore ntama w'Imana dore ukuraho ibyaha by'abantu. Iyo niyo nzira kandi yarabonetse ntama w'Imana ni Kristo Yesu niwe wakuyeho ibyaha by'abari mu isi kandi yabikuyeho ntazagaruka kubikuraho. Babandi bavuga ngo azakora tolerance ngo ku munsi w'imperuka ngo azababarire ngo wenda ngo azagira gutya byararangiye. Imana yamaze gutanga imbabazi ahubwo ikintu kibura nuko uzakira ubundi ukibonera amahoro ugategereza igihe umubiri wawe uzasa n'uwa Kristo ukibera amahoro.
yego ndagushimiye cyane rero muvandimwe Rehema. Nshimiye n'abadukurikiye bose rwose pe mwisunge ntama yarabikoze mwe mwizera ibyo yakoze mu byakire mwizera ibintu mwakorewe ni mwizera ikintu Imana yabakoreye kuko rwose nutakizera uzaba uyisuzuguye uzaba usuzuguye ko inzira Imana yahisemo atariyo ni nacyo kizatuma abantu barimbuka bazarimburwa nuko nyine basuzuguye inzira Imana yatoranyije yo gukiza umuntu bo bakishakira gukiranuka guturuka ku byabo bakanga kwizera gukiranuka guturutse ku Mana nta nubwo gushoboka gukiranuka guturutse mu muntu ntabwo gushoboka ntabwo gushoboka nta nubwo kwaboneka nikuteze no kuzababoneka niyo mpamvu habonetse umucunguzi akatubonera gukiranuka ari we ntama w'Imana twavugaga tukaba turi abakiranutsi muvandimwe yego Imana ishimwe Imana ishimwe kandi himbazwe none n'iteka ryose amen.